aho ngaho bavuga ko ari ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri ibyo bitangaje muri aya mahugurwa. Abahugurwa bagera kuri 60 bavuye mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo abavuye Nyamagabe. Abo ngabo bakaba bahageze ku munsi usoza amahugurwa. Turaza kumenya icyabiteye. Naho waturutse mu karere ka Karongi nawe yahageze mu masaha y'umugoroba. Uwo nguwo nawe turamumenyereye nk'umuntu usanzwe uzwi cyane. Ntabwo twabyita gukererwa, ahubwo biterwa nawe uko wari buze kudusobanurira. Amahugurwa rero yatangijwe n'abagabo babiri, uwitwa Jean Pierre na Wilson. Abo ngabo nibo bari bahugura abaje guhugurwa. Amateka y'umuryango twagejejweho n'uwitwa Jean Pierre. Aha ngaha yatubwiye ko umuryango washinzwe n'umugabo witwa ari Division. Nibyo cyangwa se byo? Abazi yabi Musanze. Nakoze cyane n'amakuru. Ntabwo umuryango waruje washinzwe n'umugabo ari Division, aho washinzwe n'umugabo witwa Ahidina. Arakoze cyane mugenzi wacu wo Musanze kuba koko atubwiye uko bimeze. Nakora bavuga bose ngira ngo babyemera bakoma mu mashi. Tumaze kubona aho ngaho rero nibwo twakomeje mu mateka y'umuryango, tuza kubona ko umugabo Ahidina amaze kugira icyo gitekerezo cy'uko yagiye ahantu mu gihugu cy'Ubufaransa aho yasanze abantu barwana. Tugiye kubaza abantu baturutse mu karere ka Bugesera niba koko icyo gihugu ari Ubufaransa ariho umugabo yari yagiye. Urakoze cyane, nibyo koko igihugu cy'Ubufaransa. Yaragiye kure umugabo w'Umufaransa niwe yaragiye kureba Napoleon. Amaze gusubiza twumvise abantu benshi bakomeje kujujura. Reka dusimbukire mu karere ka Gicumbi. Uwo mugabo Napoleon Bonaparte akaba yari umwami w'Ubufaransa. Henry Code nagezeyo rero yasanze hari intambara yari mu kibaya cya Solferino, ahera ko atabara imbabare zari zihari, yifashishije abagore n'abana mu kiliziya cy'ahantu bita Gasigiyoni nk'uko Jean Pierre yabitubwiye. Aho ngaho abahuguraga ubuhanga bw'ibyuma beretse ko abashubije bose bashobora kuba hari batarakurikiye neza, niyo mpamvu wagira ngo abibutse neza koko aho uwo mugabo yari yagiye. Arakoze Ferdinand. Uwo ari Dina yaragiye gushaka uwo Napoleon Bonaparte, ariko ntabwo yamusanze mu Bufaransa. Wari Umufaransa ntabwo yari Ubutaliyani. Aho ngaho abahugurwa nabo bahise bamukomera mu mashyi kuko dukomeje rero nk'uko bigaragara ngo yamaze amezi atari makeya muri icyo gihugu cy'Ubutaliyani aho bita Solferino, aho yafashaga inkomere ndetse n'abagize ibyago byo kubura ubuzima muri iyo mirwano yahaberaga. Nubwo asubira iwabo mu gihe kitari gitoya, aho yakomeje yakomeje abwira abahugurwa ababwira abereka n'ingero zifatika, ababwira ati nkawe madamu, ariwo umugabo wawe yakomeje ingana gityo, aje bamubwira iki? Abahugurwaga nibwo bakomeje baseka, ariko yakomeje atubwira ko bitari bimworoheye kuko yakomeje kubyitwaramo biza kuzamugeza kuri komite yise komite de 5, ari yaje kubyara icyitwa izira ntibuka neza nk'umunyamakuru. Ariko reka dusimbukire mu karere ka Nyagatare. Aho ngaho yatubwiye ko ibyo ishami bubatse yaje kwitwa CICR. Agize neza umuvandimwe wo hakurya aho ngaho mu karere ka Nyagatare, ngira ngo ibyo avuze mwese turabyemeranyaho. Niba ari byo turamuha amashyi. Dukomeje rero nk'uko twabibonye muri abo bagabo batanu, ntabwo twabavuga amazina kuko twese turayazi, ahubwo hahise yakomereza ku bijyanye noneho no gutumiza inama ya mbere kugira ngo habeho umuryango watabara imbabare mu gihe cy'amage, mu gihe cy'intambara cyangwa se mu bindi bihe bidasanzwe. Aho ngaho twaje gusanga ko koko mu mwaka w'1863 aribwo uwo muryango witwa Seise umuvandimwe umaze kutubwira aribwo washinzwe. Nuko dusimbukira ku birango, hanyuma baza kutubwira ko ibirango bijyanye n'ibirango haje kwemezwa umusaraba utukura. Aha ngaha bakavuga ko byari bijyanye n'imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Aha ngaha tugiye kongera dusimbukire mu karere ka Kicukiro, batubwire uko koko byari bimeze niba aribyo koko. Umusaraba utukura wavuye ku ibendera ry'Ubusuwisi ryo gifite igitambaro gitukura, umusaraba w'umweru, kubera yashaka kubahiriza igihugu aturukamo, noneho barahindura ashyira umusaraba utukura mu gitambaro cy'umweru. Kugira ngo mu by'ukuri ibyo avuze kuko twumvise amashyi bishobora kuba ari byo,
kandi koko nanjye ndumva nkamenya nabyo ko ari byo, cyane ko uhagarariye amahugurwa Jean Noel nawe aciye isi ko ambwira ati koko icyo kintu nicyo ashubije neza, agize neza rero umuvandimwe. Reka dukomeze nanone ku bijyanye n'ibirango, aho twabonye ikirango cy'imboneko y'ukwezi. Aha ngaha turagira ngo umwe mu bahugurwa atubwire impamvu y'icyo kirango. Ikirango gikoreshwa n'abayisilamu kubera ko batemera umusaraba. Ibyo ashubije ari byo, tugomba kujya tumuha amashyi tutabanje kuyasabwa. Hanyuma rero turakomeza tugera ku mboneko y'ukwezi tuyivuyeho, amasuku tubwira umuvandimwe. Noneho hari ikindi kirango twabonye cyitwa ngo umwashi, ariko umwashi tuzasanga ko waturutse wafite imyemerere tutazi iyo ariyo twese, ariko umwe muri twebwe ashobora kutubwira impamvu y'icyo kirango. Umwashi ni ikirango cyemejwe muri 2005 cyemezwa kimaze kwemezwa, igihugu icyo ari cyo cyose gishobora kwifuza kujya gukoresha umwashi. Twabonye ikirango kirimo umusaraba, abagikoresha imboneko z'ukwezi ko zikoreshwa n'abasilamu, ariko umwashi we andi madini yose ashobora kuyikoresha uvanyemo abakoresha ikirango cy'umusaraba n'imboneko z'ukwezi. Aha ngaha turumva hakomeje kuzamo ibijyanye n'amadini. Abantu bari imyumvire itandukanye, ujya kuvuga amasaka ujya kuvuga amashaza kandi atari byo. Kiriya kirango tubaza ko ikirango cy'umusaraba utukura mu ibara ryera, nababwiye ko ibihugu byinshi by'abayisilamu byibajije impamvu bagiye gukoresha ikirango cy'umusaraba, kandi barahuye n'ibibazo by'intambara z'abanyamisaraba z'abanyamadini baba barwanaga babyara bagatwika, barabyanga. Ikibazo cya mbere cy'amadini cyaturutse ku bayisilamu batekereza ngo uwo musaraba egare ubugizi, ariko atari byo, kuko byavuye twabutse ku isi. Barareka bamarira imyaka myinshi mwabonye bafite ibimenyetso bigiye bitandukanye birebana n'ikirango ibyo bashaka guhitamo ntibabirumvikaneho. Birangira muri 2022 bumvika cya kimenyetso cyabo cy'imboneko y'ukwezi mu ibara ry'umweru. Ariko n'abandi badafite imyemerere y'Ikristo, badafite imyemerere y'Isilamu, bari bamaze kwishyiramo ko ibintu bigiye by'imyemerere y'amadini, nabo batangira kwanga bya Yesu. None se niba abayisilamu babona ikimenyetso cyabo, abakitwa bakora ikimenyetso, twebwe tuzabigenza bitangira guhindura isura, ariko mu buryo abantu batateganyaga. Biba ngombwa rero ko umuryango mpuzamahanga ufata umwanzuro wo gushyiraho ikirango kiri nete mu buryo bwose bushoboka. Buriya mwashi rero ni nk'aho bafashe kare murayizi mu banyamibare, kabona nk'abakandi impande zombi kegera abakandi gato bagira umwashi. Imbere mwabonye ko bose mu ibara ry'umweru risigaye, undi wese uzatekereza ikirango cyose yashaka, ariko adahinduye iki ngiki, azashyiramo akandi kantu bashaka hari imbere muri iriya vide irimo hariya, kugira ngo uhagarike kujya gutekereza ibirango. Dutanga urugero ko urugero twaba nuko nko muri Israel cyane abayahudi bashyizemo itwara David, bumva baranezerewe. Uyu munsi bashaka gukora ikindi kintu, ashaka kugurisha ibirango bashaka, yakoresha uriya mashi imbere agashyiramo akandi kantu bashaka kugira ngo avane turakomeza rero. Aho ngaho twageze ku ngingo ivuga inzego z'umuryango mugari wa Croix Rouge. Bamwe bavuga ko ari inzego zigera kuri 5. Ese murahamanya nabyo abahugurwa bari aha ngaha? Reka tubaze umuvandimwe utwegereye aha ngaha. Nk'uko twabibonye ntabwo inzego za Croix ari 5, ahubwo twasanze ari 3, arizo mu mbere twabonye CICE, tubona FEICE ndetse na Société Nationale. Mu gihe umuvandimwe amaze gusubiza neza tujya tumuha amashyi, hanyuma tumuha amashyi ngo bivuga ngo tuzatudemera ku byavuze ari byo, si byo? Hanyuma wemera ko ibyavuze atari byo bakaboko kugira ngo amwunganire. Murakoze. Umuvandimwe yavuze neza rero nk'uko amaze kutubwira koko izo nzego ko ari 3, niho twakomeje tugenda tumanuka hepfo, aho batweretse noneho amasezerano 4 y'imigereka, amasezerano y'i Geneve. Ayo masezerano 4 ntabwo tuyatindaho cyane ko twese bayabonye muri PowerPoint, kandi abenshi bagiye banayafata mu makarine yabo. Turakomeza aho twageze noneho ku bijyanye n'amahame remezo y'umuryango. Aha ngaha amahame remezo y'umuryango batinze ku mahame 2, aho twibanze ku ihame rya 2 ndetse n'irya 3. Aha byagoye abantu benshi bijyanye no gusobanukirwa. Aha ngaha
Mu by'ukuri tumaze gusobanukirwa amahame y'uko ari arindwi, twasanze yose abakorerabushake abenshi aho dukora batandukanye bayubahiriza. Aha ngaha rero abahugura basabye abanyamuryango bose ba Croix Rouge y'u Rwanda tuzajya bakora mu byo bakora byose bagendeye kuri aya mahame y'uko ari arindwi. Aha ngaha twaje gusangamo noneho n'akamorari k'akaririmbo kigisha ayo mahame. Aha ngaha uwateye akamorari yitwaga Ferdinand. Abantu benshi bavuga ko kariya kantu rwose katumye babasha kuyazirikana. Aha ngaha tugiye gusimbukira mu karere ka Gicumbi nanone batubwire muri ayo mahame irya mbere, irya kabiri n'irya gatatu, ariko bibande ku rya kabiri n'irya gatatu kuko niho abantu benshi bagira ngo bagire ubumenyi bufatika. Gicumbi irya kabiri ni kutarobanura, irya gatatu ni kutaboga. Ntabwo tuvuga ubusobanuro ariko twashakaga cyane, turagira ngo noneho umwe wumva ashobora gutandukanyiriza amahame yombi irya kabiri n'irya gatatu adufashe. Kutarobanura iyo utabyujuje neza bibitera confusion. Uravuga ngo kutarobanura ku butoni, kutabogama ukabura bishimangiye bigasobanura. Yego, kutarobanura ku butoni nuko urugero natanga nk'igihe cyo gutanga ubufasha tugira ngo dutonesha bose tukabaha imfashanyo ku buryo bungana. Kutabogama kwirinda kugira uruhande tubogamiraho mu gihe turi gutanga ubufasha. na DM rero batubwira ko ari ishami rishinzwe kurwanya ibiza muri Croix Rouge y'u Rwanda. Uhamanya nanjye niba ari byo turebe amaboko yacu. Twese tuhamanya nabyo. Hanyuma baje kutubwira none rero inzego zigize na DM aha bibanze bijyanye no gukorerabushake. Basaba abakozi mu karere ka Gakenke ngo batubwire koko izo nzego. Murakoze inzego za DM zigera ku rwego rw'umurenge, aho tuba dufite ikigo bita NDRT, hanyuma ku rwego rw'akarere tukagira DDRT, tukagira ku rwego rw'igihugu NDRT, noneho tukagira na regional disaster response team. Murakoze. Agize neza umuvandimwe. DDRT ni iki? NDRT ni ikipe y'igihugu ishinzwe kurwanya ibiza. BDRT ni ikipe y'akarere ishinzwe kurwanya ibiza. NDRT ni ikipe y'umurenge ishinzwe kurwanya ibiza. Ariko twabonye ko hari indi kipe regional, ikipe y'ibihugu byo mu karere ariko nabyita nayo kurwanya ibiza. Murakoze. Amashi. Hanyuma rero twese tuzamukira ku bijyanye n'ibiza. Aha ngaha uhagarariye amahugurwa Jean-Noel yasabye abantu kumenya mu by'ukuri ikiza ni iki. Aha ngaha batubwiye ubusobanuro bw'ikiza, aho abantu benshi bakomeje gukita ikintu ariko imvugo bakumva ko itajyanye n'igihe, ahubwo ko bagomba kwishakira imvugo nziza, aho baje kutwereka amagambo ashobora gukoreshwa aho ngaho. Ntabwo usabye definition turagira amagambo y'ingenzi nibura nk'atatu kugira ngo twumve ko umuntu yamenye ikiza icyo ari cyo. Reka nanone turebe mu karere ka Rubavu tuvanyemo Bisimwa. Akarere ka Rubavu Pastor Iko. Aha ngaha bari kwibajije ku bijyanye n'ikiza, batweretse definition cyangwa se ubusobanuro bw'ikiza. Aha ngaha batubwiye ko hari amagambo tugomba kwibandaho tukirengagiza ayo abenshi bagiye basubiza mu ibanziriza mu kizamini batubwiye kibanziriza amahugurwa, aho abenshi bagiye bavuga ngo ikiza ari ikintu. Noneho batwereka definition harimo amagambo yo kwibandaho, batubwira ati nibura tugomba kugira amagambo y'ingenzi. Ese muri ayo magambo y'ingenzi duka ni ayahe? Ikiza ni amakuba agwirira abantu agasenya ibintu byabo bagatakazamo ubuzima ndetse bikarenga ubushobozi bwabo. Ikiza ubusobanuro ngira ngo abahugura nabo bateze amatwi barimo barabyumva cyane ko abahugurwa bose dusa naho koko ibintu babizingatiye. Aha ngaha rero ntabwo twasoza tutajyanye kujyanye n'imicungire y'ibiza nanone. Aha ngaha aho batweretse icyo twakwita phase cyangwa se mu Kinyarwanda ni ibyiciro hari ngira ngo twavuga mu Kinyarwanda bijyanye no mu by'imicungire y'ibiza. Tugiye gusaba umuvandimwe wo mu karere ka Gasabo uri hari inyuma wegeranye n'umugabo wambaye rinete atubwire. Abona phase twabaje kubonamo harimo
readiness, preparedness, hazamo response ndetse na recovery. agize neza umuvandimwe abivuze mu ndimi z'amahanga ariko reka yamaze babishyirira mu ndimi noneho z'ikinyarwanda mu kinyarwanda cy'iwacu uwadufasha mu kinyarwanda ninde kugira ngo abantu bashobore kubyumva neza gukora ibikorwa bijyanye no kwitegurira ko ibiza byaba nabyo yavuze preparedness akaba ikijyanye na response yavuze byo guhangana n'ibiza mu gihe cyabaye ibikorwa mu gihe cyo guhangana n'ikiza mu gihe cyabaye noneho hakaba na recovery cyangwa se recovery ari cyo gusana cyangwa se kongera kubaka cyangwa gusubiza abantu mu busanzwe nyuma y'igihe rero ngira ngo mu bijyanye n'ibiza isomo twakomerejeho ntabwo umunyamakuru agiye kuko iminota bamuhaye arabona isa naho isoje ngira ngo mu gusoza aya makuru reka tubabwire n'utuntu n'utundi mu tuntu n'utundi ni uko mu gihugu cya Kongo havuga ko ubwo biteguraga kwakira umushumba mukuru wa Kiliziya ku isi aho yari yateganyirijwe kuzavugira ijambo rye nk'umushyitsi mukuru ngo haje kujya hatya havamo babona podiyumu ngo iragwa ariko kuvuga amahirwe ngo bashimiye Imana ko ngo yaguye mbere y'igihe ubwo mu tuntu n'utundi hanyuma tugiye mu makuru y'imikino ahangaha batubwira ko nibwo bwa mbere mu mateka umukinnyi kizigenza Cristiano Ronaldo wagiye gukina muri shampiyona itazwi ahangaha bakavuga ko shampiyona mu gihe gito yazamutse ikarebwa n'abantu bagera kuri miliyoni zirenga 100 ngira ngo rero mu gusoza aya makuru twakongera tukibukiranya ingingo z'ingenzi zari ziyagize abahugurwa bagera kuri 60 nibwo bitabiriye amahugurwa mu karere ka Kicukiro mu karere ka Gasabo ku cyicaro cy'Igihugu cy'u Rwanda kiri Kacyiru abo bahugurwa nibwo batubwiye ko arimo ikintu gitangaje aho amahugurwa agiye kuba mu mezi 2 ahangaha umunyamakuru byabanje kumuyobera abajije neza amusobanurira ko amahugurwa yatangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere akaba azagera mu kwezi kwa kabiri ahangaha yabitunganye aho abahugurwa nabo bamaze kumva ibintu batangiye guseka ahangaha nako karagashya hanyuma rero twaje kureba ibijyanye n'amakuru n'amavugo y'umuryango turakomeza tugera ku bijyanye n'ibiza aya niyo makuru bari mwateguriwe nanjye Uwashaka Ferdinand naho utaha